reka nkwifuriza muri dukomeje kubana ku Mvano TV tubashimire ko mudukurikira. Aka kanya tuje kubageza akamaro k'ikawa ku buzima bwa muntu. Ikawa ifite akamaro kanini ku buzima bwacu kuko yuzuye ibitunga umubiri, ibisohora n'ibisukura umubiri, kandi ikanafasha mu mikorere myiza yabo muri rusange. Guhera kuri wa muhinzi rero uyihinga ikamuha amafaranga, ukageza kuri wa muguzi wa nyuma ubasha kunywa ku musaruro wa nyuma, bifite akamaro ku buryo bukomeye cyane kandi irafasha. Ni na kimwe mu binyobwa binyobwa cyane kubera yuko ubushakashatsi bugaragaza ko byibura udukombe turenga miliyari 500 buri mwaka tunyobwa ku isi. Ubushakashatsi bugenda bukorwa rero bwerekana ko abayinywa ibafasha mu kugabanya ibyago byo kurwara indwara zimwe na zimwe nka za diabete hamwe n'indwara zibasira umwijima. Ikawa rero ibikungaye ku bintu byinshi bitandukanye birimo kubikungaye kuri za karori. Ikawa kandi none niyo soko ya mbere y'ibisohora uburozi mu mubiri ibizwi nka antioxidant. Ikawa nanone ikungaye kuri vitamine B izwi nka riboflavin ku kigero cya 11% cy'ikenerwa ku munsi wose. Ikawa nanone ikungaye kuri vitamine B6 ingizwi nka pantothenic acid ibamo ku kigero cya 6% umuntu aba akeneye umunsi wose. Usangamo manganese na potassium, tugasangamo magnesium na niacin ku kigero cya 2% by'umubiri ukenera ku munsi wose. Inafite n'indi mimaro ikomeye cyane tuje kureba hano muri iyi nkuru, nko kongera imbaraga, ikaba yanakongera ubushobozi bw'imitekerereze. Ikawa ishobora gufasha umubiri kutumva kunaniwe, ikaba yaguha imbaraga zagufasha gukora cyane. Ibi biterwa n'uko irimo ikinyabutabire cya kafeyine gikabura imyakura. Iyo umaze kuyinywa yinjira mu maraso no kwigagana mu bwonko. Igeze mu bwonko ibuza ihererekanyamakuru ry'umusemburo wa adenosine. Ibingibi iyo bibaye rero bituma urugero rw'indi misemburo nka adrenaline na dopamine yiyongera, bityo ugahorana imbaraga, kwibuka cyane, kugira mood nziza n'ubushobozi bw'ubwonko bwo gukora bukaba bwazamuka. Ikawa kandi ishobora kugabanya ibyago byo kurwara diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Diabete yo mu bwoko bwa kabiri yibasira abantu benshi, cyane cyane igaragazwa no kuzamuka cyane ku isukari yo mu maraso hamwe n'umusemburo wa insulin ntubashe kuyikuramo. Abantu banywa ikawa rero baba bafite ibyago biri hasi byo kuba barwariye diabete. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko kurwara iyi diabete yo mu bwoko bwa kabiri bugabanuka hagati ya 25 na 50% ugereranije n'abantu batanywa ikawa. Ikawa nanone irinda umwijima kwibasirwa n'indwara zitandukanye. Umwijima n'urugingo rufatiye runini umubiri wacu ku buryo indwara zitandukanye wibasira nka za hepatite cyangwa se abanyinzoga nyinshi n'ibinure byinshi bikaba byaza ku mwijima, bituma umwijima urwara cyane cirrhosis. Ikawa rero ifasha mu kurinda indwara ya cirrhosis. Ubushakashatsi bukerekana ko kunywa udukombe by'ubura 2 cyangwa 3 ku munsi bigabanya ibyago byo kwicwa n'iyi ndwara. Ikawa kandi ni ingenzi mu gufasha mu gutwika ibinure. Ibintu byinshi byo kunywa bicuruzwa bigabanya ibinure ubisangamo kafeyine. Kafeyine ni kimwe mu binyabutabire bisanzwe bishobora gufasha mu gutwika ibinure. Yongera imikorere y'umubiri ku kigero cya 3 hagati ya 3 na 11%, bityo ku bantu babyibushye cyane umubiri ukaba wakoresha cyane ibinure byabo aho gukoresha ibiri mu byo baba bariye. Ibi rero kandi biba no mu bananutse kunywa ikawa bibafasha gutwika ibinure bafite. Ikawa kandi ishobora kukurinda indwara yo kwigunga, ikanongera ibyishimo. Kwigunga ni indwara ikomeye yibasira imitekerereze ndetse igatera ubuzima bwiza kugabanuka, bityo ugatakaza ibyishimo. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishuri rya Harvard bugaragaza ko abagore banywa udukombe 4 cyangwa hejuru yatwo tw'ikawa bibagabanyiriza ibyago byo kwigunga no kuba wakwiyahura. Ikawa kandi irinda amoko amwe namwe ya kanseri ku bantu bayinywa. Ikawa igabanya ibyago byo kanseri, cyane cyane kanseri y'umwijima hamwe n'ifata mu mara hamwe n'ifata ahamara arangirira. Izi kanseri ziza ku myanya y'imbere muri za kanseri zihitana abantu benshi ku isi. Ubushakashatsi rero bwakozwe bukabwerekana ko kunywa ikawa bigabanya ibyago byo kuba warwara imwe muri izi kanseri. Ikawa kandi ntitera indwara z'umutima ndetse ishobora no kugabanya ibyago byo kuba warwara indwara ya stroke. Abantu benshi bazi ko kunywa ikawa byongera umuvuduko w'amaraso. Ibi nibyo kuko yongera hagati ya 3 na 4 bya gipimo gipimishwa umuvuduko usanzwe w'amaraso, ariko biriyongera bikongera bigasubira hasi mu gihe uyinywa ku buryo buhoraho. Ariko hari igihe umuvuduko uguma hejuru ntumanuka ugahora wumva umutima utera cyane. Niyo ufite ikibazo cy'umuvuduko uri hejuru w'amaraso, kugabanya ikawa nibyo byagufasha. Ariko ku bantu bafite umuvuduko usanzwe ngo urazamuka ukongera ukagabanuka ku buryo nta kindi kibazo byabatera. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, turi kubagezaho imimaro itandukanye yo kunywa ikawa
ku buzima bwa muntu. Ikawa rero ni ingenzi cyane, haba ku bayihinga n'abatayihinga. Kuyikoresha biri mu bintu byabafasha kuba kwirinda indwara ku buryo butandukanye, kandi bikabafasha kugira ubuzima bwiza nk'uko twabirebaga. Niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Iyi ni nkuru yose tuzakora ubutaha izakugereho ku gihe. Turabashimiye.